byaranze, nta kintu mfite, nta mafaranga mfite, yewe nta nabo nteganya no kubona uretse kwishyura aho ngaho nyine Imana ikazasha inzira tu, naho ubundi nta kintu ndiho kabisa, byararangiye, byaranze kabisa, nta cyizere mfite, nta n'icyizere ndetse kwigirira kabisa, kwicara gutyo. None se ko abandi bafite ibyo bagezeho nyine barakoze, njyewe ntabwo ari njye byagenewe nyine tu, ntabwo ari njye byagenewe, njyewe ndinde wo kugera kuri biriya, ndinde se kubona ariya mafaranga, njyewe se ndinde wo gukora cyane kuriya, wapi pe, ubuzima bwanjye byararangiye kabisa. Akenshi bigiye gukunda kubaho, yaba njye yaba wowe, tugira ijwi urore rituvugisha, hari n'igihe rikorera igisesera ugera naho rigeze ku munwa tukaryatura tukarivugisha akanwa kacu maze rikiyandaza. Rimwe rikakubwira amagambo meza, rikakubwira ko ushoboye kandi rikakubwira ko uri umuntu w'agaciro, ariko rimwe na rimwe hari igihe rihinduka umwanzi ukomeye cyane ubuzima bwacu, rikarushaho kugusuka amagambo mabi maze nawe ukiyaturiraho amagambo mabi koko, ukihitiraho amagambo aguca intege, ukihitiraho amagambo agutakariza icyizere, amagambo akwambura ibyishimo byo kubaho ndetse n'ibindi bigambo bibi byinshi cyane navuze. Hari n'igihe byiza kuba ku mutima wawe uranezerewe, ku mutima wawe kugusekera, ukumva ufite akanyamuneza kadasanzwe, umunsi wose ukumva urishimye, nta kindi cyabiteye, ari ukubera ijambo ryiza bivugiye gusa. Kandi hari igihe byigize kuba ukumva umerewe nawe umunsi wose, ukumva ufite umushiha, ukumva watakaye icyizere, ukumva uriho ku isi utariho, ukumva mbese ubuzima burutwa no kutaba ufite, nyamara nta kindi cyabiteye, ari ukubera ijambo ribivugiye. Ukuri ni uko amagambo umuntu yaturiraho ari imiti cyangwa uburozi. Buri jambo uvuga ku buzima bwawe buri munsi rero riba ari isoko yo kuza mu buzima cyangwa se gusenya ubugingo bwawe. Menya ko kuyatura amagambo mabi rero ariko kwibagerageza mu bitekerezo yawe, kuko wibwira ati ndi umunyantege nke cyangwa nta gaciro mfite, bityo rero bigatuma utabona amahirwe n'amarembo y'intsinzi iri imbere yawe. Abantu benshi rero si uko tudafite impano cyangwa amahirwe, ahubwo ni uko twafashwe impiri n'amagambo mabi twiyaturaho buri munsi. Umunyeshuri iyo yicara mu ishuri agatsinda, akiga neza, agakosora imikoro yahawe ku gihe kandi agasubiza mwarimu nk'uko bikwiye agatsinda, aba ari umuhanga. Hanyuma abandi banyeshuri bigana bakavuga turarenze, nyamara urashoboye kandi uri umuhanga. Hanyuma nawe akibwira ati ndi umuswa. Iryo jambo rimwe gusa rishobora kumubuza gukoresha ubwenge bwe bwose, kandi mu by'ukuri yari afite ubushobozi bwo kuba indashyikirwa. Iyo umuntu ashaka gutangira bizinesi rero akibwira ati nzahomba cyangwa se ngo simbishoboye, iryo jambo rimwambura icyizere rikamutera gutinya, kandi birangira atigeze agerageza. Nyamara kandi wasanga iyo akigerageza ari kuba successful. Abandi bo bicara mu nzu zabo bagatekereza bakibwira bati nta muntu nkunda, nta muntu unyitayeho. Ayo magambo ahinduka imbaraga zo kugushyira mu bwigunge, kandi mu by'ukuri hari abantu benshi bagukunda, nyamara wowe ukibwira ko nta muntu ukwitayeho, nta muntu ugukunda, yewe ukumva ko kuba uriho nta n'icyo bikumariye. Ibi rero bigasobanura ko amagambo tuvuga ari nk'imbuto, iyo tuyateye dukenera umusaruro wayo. Iyo uvuga amagambo meza rero ihindura inzira yawe, nayo uvuga amagambo mabi wiyanziriza inzira yawe. Noneho rero mu gitabo cy'Abaroma mu bice 10:9 niho hatubwira ko niba tuza akanwa ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Bivuze ngo gukizwa harimo kwatura. Ukizwa ni ukwizera, ukiringira yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, bikuviramo agakiza, ukava mu nzira y'umwijima ukagendera mu nzira y'umucyo, bityo ugahabwa ibyasezeranyijwe nawe. Bivuze ngo amagambo ukoresha n'ururimi rwawe ashobora kugira ikintu gikomeye cyane akora. Ubundi se niba Imana yaremye isi mu ijambo rimwe gusa ikavuga ngo habeho umucyo maze umucyo ukabaho, kuki wowe yumva ko amagambo yawe nta shingiro afite? Amagambo yawe rero ni imbaraga, ni intwaro y'ubuzima cyangwa y'urupfu, ni urumuri rw'icyizere cyangwa umwijima wo kwiheba, ni isoko y'amahoro cyangwa intambaro y'umutima. Hindura imvugo rero, hindura ingiro yawe, uvuga uti nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Iyo ni ijambo ryiza rishobora gukura urugero rwo kwiyatura amagambo y'ubutwari aho kwiyatura amagambo mabi, ukumva ko ibintu byose ushobora kubikora kandi ubishobozwa na Kristo. Bityo noneho mfite intambwe 5 zagufasha guhindura amagambo mabi ukayahinduramo ameza, bityo wowe ku buzima bwiza. Intambwe ya mbere ni ukubanza kumenya amagambo mabi uvuga kenshi. Wumva iyo ugiye kuvuga ati simbishoboye cyangwa nimburamukoro, hanyuma ku ntambwe ya kabiri uhita uyahindura mu magambo meza uti nzabigerageza, ndashoboye, ndacyafite amahirwe yo gukura. Ku ntambwe ya gatatu rero urasubira mu magambo meza buri munsi, niko yinjira mu mutima wawe bikaba nk'imfashanyigisho nshya mu buzima bwawe. Ku ntambwe ya kane koresha indorerwamo nk'ikibaho cy'amaso. Buri gitondo iyo ubyutse, iyo wirebye mu ndorerwamo wivugisha amagambo meza uti ndi uw'agaciro, ndi intwari kandi ndi indashyikirwa. Intambwe ya gatanu rero ni ugusaba Imana gukomeza amagambo yawe ivugiraho buri munsi. Amagambo yawe ahinduka amasengesho maze agahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Kwiyaturiraho amagambo mabi rero ni nko kumubuza utekereza ko buzica abandi, nyamara rero bugiye kugarukira bukwica. Rero ujye uvuga ibyo ushaka kubona, ntukavuge ibyo utinya kubona. Ijambo ryiza rituruka mu kanwa rishobora kuvura ibikomere by'imyaka myinshi. Kwiyaturiraho amagambo mabi rero ni urugero rwo kwangiza ubuzima bwawe buhoro buhoro.
ariko kwiyaturiraho amagambo meza ni urugendo rwo kwiyubaka gahoro gahoro. Nuhitamo kuvuga neza ku buzima bwawe, uzabona ko imbaraga z'ijambo ziriho koko. Itondera amagambo uvuga ni inkingi y'ubuzima bwawe. Iyo zubatswe nabi inzira irashwanyuka, iyo zubatswe neza inzira iraramba kandi igakomera ku ngabo. Buri gitondo rero ujye uvuga ijambo ryiza, uvuga ati ndi umunyembaraga, uvuga ati nzabigeraho, kandi uvuga ati ndashoboye, mfite agaciro, ikiruta byose nshimwa n'Imana. Nukuri iyo niyo nzira yonyine yo gutsinda amagambo mabi. Hitamo amagambo meza rero, kandi uzabona ko ejo hawe hinduka, kuko amagambo ni umurage, amagambo ni imbaraga, kandi amagambo ni ubuzima. Nuhitamo amagambo akomeza, uzaba uhitamo kubaho neza, kandi uzibuke amagambo si amagambo gusa, ahubwo amagambo ni ubuzima. Hitamo neza rero, kandi uhitemo guhera uyu munsi. Reka nanjye ntangire kwiyaturiraho amagambo meza. Ndi umukire, ndashoboye, nduha agaciro, nzabaho neza, ikiruta byose nzabona ubugingo buhoraho. Ibyo nawe niba ubyiringiye nk'uko nawe mbyizere ko ubuzima bwawe buzahinduka, kandi wanditse subscribe maze tugendane muri rugendo, kandi kuko tuzabigeraho kuko tumaze kwiyaturiraho amagambo meza. Bityo amagambo meza azahindura ubuzima bwacu bwiza. Musezereho rero mubwire ngo uri agaciro, urashoboye, urakomeye, kandi urashobotse. Ikiruta byose ushimwa n'Imana, kandi uzabona ubugingo buhoraho. Nitwa Eros Danton. Have a nice day.